yarahagaze nyine gutya ahagaze yemye umukandara nyine wo ku ipantaro yiwe bawuhambije nyine igiti bawuhuje nyine n'igiti uko yamwatse fanta ahita asohoka hanze n'abandi baza kumwaka amazi basohoka hanze ngo sinzi ukuntu ngo bakoze imirwano ngo bose ngo bahita batatana ngo bamwe bagiye batanamwishyuye ubwo rero nasize nyine polisi zirimo zirabaza amakuru nyine bamwinjije mu nzu bamukuyemo umukandara baramumanika amaguru asigara asa nkanaganitse ho gatoya silipa yari yambaye ziri hasi cyangwa se inkweto yari yambaye ziri hasi anaganitse asanga ahagaze yemye afunze igipfusi ariko igice cy'ijosi gihambirije uyu mukandara atambutse agenda abona umuntu ahagaze mu bigori we yumvaga ko ari umuntu wahagazemo ati wa muntu we kumuhagarariye mu bigori yego umva ko byabaye ngombwa ko yaje kugenda wumva ntamuvugisha ahageze asanga umuntu aramanitse akoma kumanika kuko ikigaragara ko ntabwo yimanitse kubera ko niyo umuntu ahagaze umugozi urimo amaguru akorera hasi ntabwo yiyahuye yego agaragara ko nk'abamwishe bakaza bakamukira ate bakamushyira aho ngaho nagiye kumva nyine numva abaturanyi barambwiye ati se wagiye hehe ndababwira nti nagiye mu kazi bongerejwe ati nagiye mu kazi hano iwacu habaye ibibazo si bimeze ute hari umuntu bahiciye yego bamusanze bamumanitse mu bigori ngo nyine natwe twumvise twumiwe tubura icyo twakora ngo nanjye nari nyine mu kazi nyine ahubwo njye nari manutse ngira ngo ye nabaje se uwo muntu polisi yahageze yego avuga ati polisi ntabwo irahagera hageze gitifu ati natwe twakomeje twagiye gusenga nuko nyine nanjye nabyumvise baguhamagara se hari nka sangahe hari mu masaa moya n'igice saa moya n'igice za mu gitondo kuko nawe bari bamaze kumubona nyine nabo bari kujya gusenga ariko ngo ni nyir'umurima wamusanzemo nyir'umurima niko nabyumvise yego abakubwiye se ko ari umuntu basanze bakubwiye ko uwo muntu yishwe ate ngewe bavuze ati bamusanze kuko nyine bari kujya gusenga baravuga ati twahasanze nyine abantu benshi ntabwo turi kureba dusanga ni umukandara bamuziritse mu ijosi yari ari nko mu kigero cy'imyaka ingahe se njye ntabwo namubonye ntabwo bigeze bakubwira imyaka yari arimo ntabwo nigeze mbibabaza niba se utuye ahangaha urumva nibyo baguhamagaye ati hano muri karitsiye bihabereye ni isanganya urumva nibyo wari wazindutse ujya gupagasa ariko se ni ibintu bisanzwe inaha abantu batuwe bicana nanjye ndi umwimukira yego ntabwo mamaze nk'umwaka n'igice ariko ubu nibwo nabyumva umuntu bishe bakamushyira mu giti gutyo yego tugana se ku musozo nk'ibi ngibi iyo bibaye muri karitsiye zanyu ahantu mutuye uragira iti ntabwo byari bisanzwe ese nk'ibi iyo bibahiriye somo nkawe nk'umubyeyi urumva uragira uti bamusanze amanitse nyine nkanjye w'umubyeyi yego ni ukugerageza nyine yenda nk'abantu bapima inzoga bakajya bakinga kare n'abaturage bakagerageza kujya bataha kare kuko urumva uwo nguwo bamufashe yenda bwije inase abantu bapima amayoga ni benshi cyane ntabwo bigeze bamumenya se uwo muntu wishwe ntabwo ngo bari bamumenye reka nkushimire murakoze cyane ngo mwamubonye sanga sister wanjye nyine twahanyuze tugiye gusenga tubona abantu bahuruye natwe turaza nyine turareba dusanga nyine bamumanitse kuriya nyine hari nka sangahe hari nka saa moya twahanyuze tugiye gusenga ariko urumva bamubonye kare niba se nibyo uragira uti nahaciye ndamubona yari umuntu wanganaga gute yari umuntu wo mu myaka ntabwo yararengeje nka 30 yari umugabo yari umusore yari umugabo niba se wamuteye akajisho wabonye yishwa ate ikigaragara cyo bamunize barangije baramumanika nasanze amanitse mu mukandara bimeze ameze gute ubwo ameze gute yari ameze nk'uhagaze nyine
yego none se ni nk'urubyiruko urumva n'ubundi wo ngo bamanitse yari umujene mugenzi wanyu yari urubyiruko nk'ibi ngibi iyo bibaye nkawe uri umwana w'umwangavu ukiri kubyiruka w'umukobwa w'umwangavu ukiri kubyiruka iyo bibaye nk'ibi ngibi bibasigirira irihe somo nk'amwe nk'abana mukiri batoya cyangwa se uratanga inama ki ku bantu? Isomo nyine byadusigira kuko byabaye nijoro. Yego. Ubwo nyine ku bantu b'abajene twari dutaha kare kagera mu rugo ku gihe nyine. Yego. Bibasigirira isomo? Isomo ryo ni iryo gutaha kare. Ukujya mutaha kare? Kandi n'ibigare tugenderamo hari igihe aba atari byiza umuntu akajya abyirinda cyane. Ako inaha ngo urubyiruko rwishi ngo uri gusanga bari kunywa amayoga ngo batakora. Nahasi. Bararigwengeza da. Barigira gute? Bararifata uko abajene nyine bagerageza kuri. Amafaranga bakayakura badakora? Hari ikibuga cy'indege kirayaba. Ikibuga cy'indege nicyo kibaha amafaranga? Abajene benshi bakora ubwo nyine bayabonye mva bararihekeye. Inaha kenshi usanga bamwe mu bantu bavuga ko haba za kanyanga nyinshi. Barahabeshye. Nta kanyanga nyine ni inzoga zisanzwe. Izo usanga banyweye? Yego. Reka nkushimire. Urakoze cyane. Sister ngo hageze asangayo? Njye nageze mu masaha ya 5:30 nizi hano kuri wifi. Yego. Ndaje nsanga nyine huzuye abantu. Ndaje nabati se kwano z'abantu habaye iki? Ese ubwo ngo ntago uri kubona uriya musore ngo baziritse ku giti? Yego. Ndaje ndebye mbona n'umusore nyine ahagaze gutya akandi kako kameze gutya yarahagaze nyine gutya ahagaze yemye umukandara nyine wo ku ipantaro yiwe bawuhambije nyine igiti bawuhuje nyine n'igiti ubwo nyine hari abantu nyine bari barimo baramufotora. Yego. Abayobozi bahita baza bati ntago byemewe gufotora umupfu ntago byemewe bahita babaka nyine amatelefone. Abayobozi baraza na polisi. Yego. Bahita bazana imodoka bahita bazana nyine na shitingi. Yego. Bahita bamushira mu modoka nyine bamuzamukana hararuguru. Hahita haza nyine umukobwa nyine ukora ku kabari. Yego. Rati ngo nyamara ngiye uyu muntu ngo namubonye. Ese wamubonye hehe? Yego. Ngiye kubera ncuruza akabari ngo namubonye aza kunyaka fanta ari kumwe n'abandi bahungu bafata amazi. Ngariko hano habereye imirwano. Bigaragara yuko nyine n'ikirahure nyine cyamenetse cyane nyine bari. Aho ku kabari ko mukobwa. Aho ku kabari ko mukobwa. Ubwo ribaraza bamujyanye nyine uwo murambo nyine bamujyanye Nyamata. Umukobwa bamwinjiza mu nzu. Yego. Twatugiye kudaha amakuru uyu muntu uko kwatubwiye ko umuzi. Umukobwa wati ngewe kubera ncuruza akabari nabonye natari nanamuzi gusa nyine mubonye isura mbona ndamuzi ko yageze mu kabari. Kuko yaje kunyaka fanta anicara hanze bakoze umugwano bamwe baratatana bagenda batananyishyuye nyine bita bigenda gutyo. Ubwo nyine bikagaragara yuko nyine uwo muntu abo bakobwa nyine bisa nkaho bose nyine bari babiziho yuko umuntu nyine uko bose bari gucabiranya uwo mabuja nyine akajya abuza uwo mukozi kuvuga nyine haje umumabuja w'akabari ndetse n'umukozi uwo mumabuja ari kubuza umukozi kuvuga. Ubwo nyine abantu bavuga ati se kuki umumabuja ari kubuza uriya mukozi kubivuga ukuntu byagenze. Bahita bavuga ngo nibakihana hari hepfo nibakinge ako kabari barwaniyemo nibagende babazemo amakuru. Nyine umurambo bahita bawujyana uwo mukobwa n'uwo mugore nyine basigara babaza amakuru nyine ngo uwo musore nyine ngo yakoraga muri kumbiya. Muri kumbiya ubwo ni he? Mu kibuga. Mu kibuga cy'indege. Mu kibuga cy'indege. Ubwo nyine ngo yatwaraga nyine ngo ibimashini. Yatwaraga imashini. Ubwo nyine abantu bakavuga ngo wenda ngo kubera nyine ngo abakozi bo mu kabari ngo bashobora wenda ngo ko bamubonanye amafaranga ngo bakamugambanira. Yego. Ubundi ngo bakamwaka amafaranga. Ariko ngo n'abamwishe ngo narwo yabazi neza ko afite amafaranga. Yego. Ngo ntabwo bari bakamuhemba uwo munsi ngo nejo bari kumuhemba. Birumvikana yuko nyine wenda abo bagore aribo bamugambaniye wenda bakamwica bakamumanukana ngo ku icyo giti
kuko ntabwo byagaragaraga yuko ari we wiyahuye. Ni abantu bamufashe nyine bamukuramo umukandara bamwambika mu ijosi, inkweto ze zimuri impande, n'abantu bari barimo barajya muri siporo nibo babanje kumubona. Ese uriya muntu uhagaze hariya ari gukora iki? Akaguma bakigendera. Ubwo ngo nyiri umurima niwe ngo watambutse, ese ye muntu kumbereye mu murima bimeze bite? Abona umuntu nakoma, nibwo ngo yamusatiriye, akimukubita ijisho ahita yiruka avuza induru. Nuko nkuko byagenze. Nk'umuntu se wari uhari urumva ati hari nyirakabari wabuzaga umukozi we kuvuga, uwo mukozi we yavugaga ko muri ba bantu n'ubundi bazanye na wa musore ku kabari baje gusangira, nk'uko tubwiye nk'uko wabyumvise, ati we yaje yakafata abandi bakamazi. Igihe mu kabari habagamo guserera ku bantu bari bari mu kabari, ni muri ba bandi bari bazanye na wa musore cyangwa n'abandi bari we yavuze ko uwo muntu ari ubwa mbere yaramubonye, kuko yamwatse fanta ahita asohoka hanze, n'abandi baza kumwaka amazi basohoka hanze. Ngo sinzi ukuntu ngo bakoze imirwano, ngo bose ngo bahita batatana, ngo bamwe bagiye batanamwishyuye. Ubwo ngereho nasize nyine polisi zirimo zirabaza amakuru nyine bamwinjije mu nzu. Ese nimba umuntu babonye umurambo bamujyanye agatangira agatanga amakuru, murumva abantu batabifitemo uruhare, bahita bamufata nyine bahita bamujyana mu nzu. Nimba bamujyanye simbizi, nahise nimanukira nzamo hariya hano ku kagari. Nuko nyine byagenze nyine. Yego sister, ndi kubibona uri umujeni, uracyari urubyiruko, kandi urubyiruko ni rwo mbaraga z'igihugu kandi zubaka. Ese uyu munsi nk'umujeni mu karere ka Bugesera uri gusanga hari kugaragara impfu nyinshi cyane za hato na hato, niki kintu kiri gutera akarere ka Bugesera kuba? Mu karere ka Bugesera kuko hariya muri Mataba nyine, ni mu karere ka Bugesera nyine, umurenge wa Ririma. Hari umugore n'umugabo n'ubundi hari amakimbirane mu rugo. Umugore nyine muri ramvura nyine yaguye ari nyinshi, umugore yafashe umugabo wiwe amufatanya n'umwana we nyine baramwica. Yego, ariko se ibyo twarabikoze, abantu baranabibonye, abantu badukurikira umunsi ku wundi. Ni iki kintu usubize ikibazo nk'uko nakikuba, ni iki kibona kiri gutera ipfu za hato na hato mu karere ka Bugesera? Iki kibuga pe, kuko bari kuvuga ko abantu benshi nyine ngo bari gukora amafaranga mu kibuga. Ikibuga nicyo kiri gutuma usanga abantu bari kwicara, kuko nyine barimo barabangamira abantu, bati izi tariki izi n'izi bazaba bahembwa ya n'aya. Yego, ni ukubategera mu kabari aha n'aha, kuko ntabwo umuntu yavuga ngo amafaranga ngo umuntu arayafite, akabara umuntu arimo umuntu ashobora kurya umuntu urwatura, umuntu afite amafaranga. Ngo kandi akora mu kano kazi, nimba akora muri kumbiya, nimba atwara ibimashini ahembwa ya n'aya. Wenda nk'umukozi wo mu kabari ashobora kubona icyo kirara, baziranye ko uriya muntu afite amafaranga, mwamutekaje. Ubwo rero nyine uri kumva nibyo nyine birimo birica abantu. Uwo musore kuko ngo nta nubwo ari uw'inaha, nyine yakoraga inaha, ariko nyine ngaturuka mu ntara. Ntabwo mwigeze mubasha kumenya amazina ye? Ntabwo tugiye tumenya, kuko nta n'umuntu wigeze ubasha kumenya n'ahantu akodesha. N'uwamubonaga nyine yamubonaga isura, utamenya nyine ngo ninde. Bisobanuye ko ahangaha mu karere ka Bugesera nibyo, nk'uko hari iterambere ryiza, hari kubakwa ikibuga cy'indege, ni nako haje abantu benshi badashaka gukora, bashaka kujya bajyayo batakoreye, kubangamira abantu nyine babambura. Yego, dusoza se tugana ku musozo, batanga nk'iyi nama. Inama nyine nuko abayobozi nyine bafata umwanzuro bakamenya iby'ibi bintu, kuko ibi bintu biteye ubwoba pe. Umuntu no kujya atambuka akikanga akagira n'ubwoba, kuko ibi bintu batarebye umwanzuro babiha, abantu bashira pe. Reka ngushimire.